ariko bite byawe koze umara mu mutwe mani nyakubuje arare hano nta muntu witwa nyakubuje uhari ushaka ko utari kumva uwo ndi kukubwira Aline yarahari uje kureba Aline papa uje kumureba ndi kumureba ahubwo upfa n'iki se baho shani shere wanjye shere wawe se ntari nsanzwe mubona ajye nabaga hanze ngewe ndabona n'ubundi utaba mu nzu ndavuga hanze y'igihugu ariko umva se rero iza Aline inkuru ze zirashyushye ubu barasinziriye arasinziriye se kuki utamukangura ngo tuvugane nigendere ikintu kimukangura ni kwa muganga nabwo yitwawe na pandagari ese wowe ubwo ibyo bintu bihagaze uri kuvuga kandi ngewe tubana Aline turabana noneho iyo asuzaranya ukumva rega gahinda hari igihe noneho nigeze kubyuka mu gitondo cya kare ni mu gitondo cya kare nsanga yicaye hejuru y'amabati arimo gusara rega menya ngo ni umwe w'inzobe ndi kukubwira sinzana uri kumwe umwe w'inzobe umwe mwiza Aline umeze gutyo umeze neza wabimenye umva ngiye kukubwira ibintu bye ntabwo ari na ngombwa unangishyure ni umuntu mubi cyane kumva nta kintu na kimwe buriya ashobora kukwihera kumva mwahereye ryari mukunda tugiye kumarana umwaka aribwo bwa mbere mubonye impamvu ari bwa mbere mbonye igihe nabaga hanze n'ibyo naherekanye mubwira mbese ibibazo byiwe wari ubizi cyangwa urimo kubyumva nk'ibihuha ariko ngende kumva uri kumusabye ngiye duhuye abasa neza ahumura ubona ko ari umwana nyine watereta urababaje disi arwara igicuri buriya iyo atetse gake agashyuhe k'imbabura kakamugeraho sibone mupfiki mu isafuriya aya bamutoganda mupfiki se njye nta kintu dupfa Sarine umeze Aline nzi ko nta kibazo afite umwe baheruka kumpemba mu mezi 5 ashize mwohereza amafaranga ambwira ngo akeneye guhemba umukozi wo mu rugo wiwe akishyura n'inzu ari njye umuha amafaranga asanga nyine afite abandi bantu yasohokanamo ntawamenya ariko kwa muganga iyo yajyanwe ambulance ntabwo ijya imushobora ikibazo nuko ataguhemba nawe uri kumusebya se oya si ibyo bintu nabivuze hari igihe noneho twumva turimo gukora akazi ki singiye kubona mbona umuntu arasinziriye agona nk'abagabo bro yaragona aherayo negereza ko umuntu azavayo kumbi suzi kwa kundi bayiziraho imbonye bajya baririmba bagahera mu birere neza Chérie ngo Chérie ndavuze ngo subiramo ibyo wari uri kuvuga subiramo ibyo wari uri kuvuga nakubwiraga ko mabuje ari mwiza wowe ukambwira ko ari mubi kumbe inshuti zanjye zose zagiye zinshikaho kubera hejuru yawe uyu nguyu niwe yavugaga ngo mwaragiye murasoma umva mbabarira ibyo wenda birambiwe mbabarira reka akira ibyo byawe fata genda mvira mu rugo genda akira mvira mu rugo mbabarira igihe cyose wahereye gusenyera ndabirambiwe mwarira bwanyuma ntukajya wishinga amagambo y'abantu abantu ntibagateranye please urwaye igicuri ndwaye igicuri hehe uri ahubwo ko ari we ukigwaye nge arakigwara yarangiza akaza kunteranya n'inshuti zanjye mbabarira please uriya niwe urwara igicuri ntabwo ari ngewe afata abantu b'inshuti zanjye baje kundeba mu rugo agahita ababwira ibyo bintu nta nubwo azongera no kungarukira mu rugo mbabarira nta gicuri urwaye
nirisi wigeze ubona nk'ingwara wigeze umbona ndarwaye gicuri wowe ugufite ibintu by'imyuka mibi be nukuri bari kukubeshya uriya murabana arakuze oya bari kukubeshya ni amagambo y'abantu asa abantu bisura abayobozi nzabwira ngo icyo ababyeyi banjye bafashe nirisi abantu bisura abayobozi mbabara please basi kame mbabara nukuri be mbabarira siko basi mbabarira wambabarira shuri mbabarira please ndakwigize mbabarira nyir'urunwa yikoze gukwera inziza umunwa wanjye n'ibintu nanahagazeho nanazi